turakwitabye karamenya gasani, twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya 23 mu byumweru bisanzwe, tariki 13 Nzeri 2025, ubwo duhimbaza Mutagatifu Yohani Chrysostome, umuhanga n'umwarimu wa Kiliziya. Ngaha rero amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa mbere umurongo 15 kugeza kwa 17. Nkora mutima yanjye, dore ijambo rigomba kwizerwa kandi rikwiye kwakiranwa ubwuzu, nuko Kristo Yezu yaje ku isi kugira ngo akize abanyabyaha, muri bo nkaba uwa mbere. Kandi kuba naragiriwe imbabazi no kugira ngo Kristo Yezu ahere kuri nge, maze yerekana ubuntu bwe bwose, bityo ngira urugero rw'abagomba kuzamwemera bose, bizeye ubugingo bw'iteka. Umwami w'ibihe byose ari nawe Mana imwe rukumbi, ihoraho kandi itagaragara, naharirwe icyubahiro n'ikuzo uko yegenda bisimburana iteka, amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 113, izina ry'Uhoraho nirisingizwe ubungubu n'iteka ryose. Bayoboke b'Uhoraho nimuhanike ibisingizo, maze musingize izina ry'Uhoraho. Izina ry'Uhoraho risingizwe ubungubu n'iteka ryose. Kuva igihe izuba rirashe kugeza ubwo rirenga, nihasingizwe izina ry'Uhoraho. Uhoraho asumba kure amahanga yose, n'ikuzo rye rigasumba ijuru. Ninde wamera nk'Uhoraho Imana yacu, maze akunama areba ijuru n'isi hasi ye? Ahagurutse indushyi mu mukungugu, akavana umutindi mu cyavu. Izina ry'Uhoraho nirisingizwe ubungubu n'iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo wa 43 kugeza kwa 49. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa bati, nta giti cyiza cyera imbuto mbi, nta n'igiti kibi cyera imbuto nziza. Igiti cyose kirangwa n'imbuto zacyo. Koko nta usoroma imitini ku mahwa, nta n'usarura imizabibu ku bitovu. Umunyamico myiza avana mu mutima we ibyiza bisabitsemo, n'umunyamico mibi avana mu mutima we ibibi byawusabitse. Kuko akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Niki gituma mumpagamagara ngo mwigisha mwigisha, kandi mudakora ibyo mbabwira? Umuntu wese ungana akumva amagambo yanjye kandi akayakurikiza, reka mbereke uwo namugereranya. Ameze nk'umuntu wubatse inzu, agacukura akageza ku rutare, akaregekaho amabuye y'ishingiro. Umwuzure uteye, umuvu wiroha kuri iyo nzu, ariko ntiyanyeganyega kuko yari yubatse neza. Nawe rero umva amagambo yanjye ntayakurikize, ameze nk'umuntu wubatse inzu ku butaka, ashinga imiganda yaho adakomeye. Umuvu yiroshyeho ihera ko itemba, maze aho yari iri hahinduka itongo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Twese Nyagasani araduhamagaye ku neza ye, arifuza kutugira neza. Wibuke gufungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Aya masomo aratwerekeza kuri viziyo y'Imana kuri twebwe. Uko Imana ishaka ko twamera. Imana yifuza ko twamererwa neza. Hari interogeri za Mutagatifu Irénée wa Lyon ugira uti, la gloire de Dieu c'est l'homme vivant. Akongera ati, la vie de l'homme c'est la vie de Dieu. Ngo icyo Imana ishaka nuko umuntu yamererwa neza, kandi kizakubwira ko umuntu yamerewe neza nta kintu no kubona Imana. Ubuzima bw'umuntu no kubona Imana, c'est la vision de Dieu. Iryo ni ryo hirwe nyakuri. Rero icyo Imana idushakaho buri munsi nuko twamera neza, twabaho neza. Ubuzima bwa hano ku isi bukadufasha kwerekeza hehe? Ijuru. Ngicyo rero igiti, turi igiti, tugomba kwera imbuto nziza, bityo Nyagasani akishimira ko twageza heza. Imbuto nziza, kwera imbuto nziza. Amasomo twateguriwe kuri uyu wa gatandatu usoza icyumweru cya 23 mu byumweru bisanzwe, bavuzemo ingingo nyinshi. Igiti cyera imbuto nziza, bavugamo n'inzu bitewe naho yubakiye. Ku isomo ry'uno munsi turariganisha ku nzu, ya nzu tugomba guturamo. Ese utuye mu nzu cyangwa utuye mu gihuru? Inzu yawe niba koko utuye mu nzu, ni ibiki biyubakiyeho? Ni ibiki biyubatse? Ndavuga
ibikoresho wakoreshe kugira ngo ibigeze aho igeze ese birakomeye cyangwa birajegera, ntaho bishinye, ntago bikomeye. Inzu yawe yubatse hehe? Turaza kuzirikana ku ngingo igira iti kubakira ku Mana. Iyo umuntu ubakiye ku Mana, inzu irakomera. Ushobora gutegura urugo ukabona uwo muzashingana urugo akize ameze neza, ariko ntacyo bimaze niba tubakiye ku Mana. Urwo rugo niyo wari utubakiye ku Mana ntacyo bimaze. Ushobora kugira umuhamagaro, Yesu akaguhamagara, ariko niba uwo muhamagaro udashingiye kuri Kristo wagutoye akaba uri kugutuma, wa muhamagaro uzasenyuka. Nawe nanjye rero turahangaha, Nyagasani araduhamagaye kugira ngo twongere turebe aho twagiye dushingira ubuzima bwacu. Ese bushingiye ku Mana cyangwa bushingiye ku bintu ndetse no ku bantu? Bushingiye ku buntu bw'Imana. Dusaba inema yo gushingira ku Mana, dusaba inema yo kubaka, twubakire kuri Nyagasani. Isomo rya mbere twakiriye, Pawulo mutagatifu ari gutanga ubuhamya kwa Timote, amubwira uko agomba kwitwara. None yamubwiye ati dore ijambo rikwiye kwizerwa. Icyazanye Yesu Kristo hano munsi ni ukuducungura, ikizwa ry'ibyaha, kutubabarira. Yesu wababaye kugira ngo tubabarire. Ngubu ubutumwa bwa Yesu Kristo bukomeye, kuducungura. Ingiri ijambo rikwiye kwizerwa. Niba nizeye ko Kristo nanjye ankiza, sinagombye kwiheba, ahubwo nakagombye kumwizera, nkamukurikira kandi nkamukurikiza. Dore ko Yesu Kristo igihe cyose agira neza. N'ubu umuhemu bazakomeza kuba indahemuka kuko adashobora kwivuguruza, kuko buri gihe Imana ni nziza, igihe cyose Imana ni nziza. Ese ngewe niba nkurikiye Kristo koko, kuki ntamukurikiza ngo nanjye ubwo bwiza mufateho nka cya giti, y'imbuto nziza igomba kwera kuri cya giti? Yesu ivanjiri y'uno munsi araduha ibigereranyo by'amazu abiri, imwe yubakiye ku musenyi, indi yubakiye ku rutare. Yubakiye ku musenyi twumvise ibyayibayeho, nuko igihe cyageze nyine irahirima kuko ntayo yari ifashe. Hanyuma yubakiye ku rutare yo yarakomeye. Iyo bavuze ubutaka cyangwa umusenyi muri Bibiliya, birekeza ku kintu kidakomeye, ivumbi. Nawe tekereza inzu nyine yubatswe mu ivumbi, ishingiye mu ivumbi mu butaka, uvuga ukuntu nyine iyo nzu iba imeze. Ko biri kose ntabwo nyine bikomeye, umuyaga uraza nyine ukayuhuha igahita igira ite isenyuka. Naho ngo yubakiye ku rutare yo nyine irakomera. Muri Bibiliya ubutaka byerekeza ku bintu by'ubusa. Umuntu ni ubusa, wa wundi nyine uremwe mu gitaka ni ubusa. Ibintu byose bidafite ishingiro, bidafite aho bishingiye, bidakomeye. Naho iyo bavuze urutare byerekeza ku Mana. Imana urutare rutajegajega, Imana ikomeye, yandi washingiraho ukaba koko ushinze imiganda bikaba bitazasenyuka. Rero ibijyanyo baduhaye birerekeza ku buzima bwacu. Ubuzima bushingiye ku busa n'ubusambo bitabuze, bwabo ntibushaho gukwambika ubusa. Nuko rero bikaza kurangira ubaye ubusa, ntacyo usigaranye, kuko nyine washingiye ku bintu ndetse no ku bantu, birangira utibutse gushingira ubuzima bwawe ku Mana. Naho urutare byerekeza ku Mana, aho buri gihe ngomba kwiyambaza Imana, aho ubuzima bwanjye bwerekeza ku Mana kugira ngo mbeho neza. Nta na rimwe uzabaho neza niba utari mu Mana. Nimudakomera ngo mukomere ku Mana, nta gukomera bwa bushingiye. Gukomera nyakuri ni ugukomera ku Mana. Niba bavuga gukomera, ntuzabishakira ahandi. Ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ingano y'amafaranga ufite, ntabwo ari ibyubahiro ufite, ntabwo ari ubwenge ufite buhambaye, ahubwo gukomera ubuhanga nyakuri no kubaho witeka, no kubaho Imana. Nk'uko Yobu 28:28 bivuga, utinya Uhoraho nibwo buhanga, kandi kuzibukira icyaha nibwo bwenge. Ngo rero umuntu utinya Uhoraho ni umuntu wese witandukanya n'ikibi, umuntu wese wanga icyaha. Uwo nguwo ubuzima bwo bushingiye ku rutare, bushingiye ku Mana. Wongere urebe nawe inzu yawe niba itazahirima, niba iri mu isayo, ibyondo, ibyaha, uko bizagenda kose urimo marembera. Dutoze imitima yacu iyo ngoro y'Imana. Imibiri yacu ni ingoro y'Imana, ushingira ku Mana, kubakira ku Mana. Ikinyabiziga cyose cyagombye kugira igihe ntarengwa cyuko kigiye muri control technique, kugira ngo bongere barebe uko cyatwaye abantu, bongere barebe ibyuma byavuyemo, bongere barebe ibikoresho bitagifashe, kugira ngo bongere bagisanure, cyongere kigende neza uko bikwiye. Natwe tuba tumeze nkaho se natwe bari mu isuzumiro, bongera kureba haryo ubu
aho ushingiye ni ku rutare cyangwa ushingiye mu butaka mu mukungugu. Ubuzima bwawe niba bushingiye ku busa n'ubundi uzahinduka ubusa ubushingwe. Niba kandi ubuzima bwawe bushingiye ku rutare ku Mana, aho ngaho urakomeye. Burya umwanga yavuze ati umuntu utazi Imana ntakagukange. Yagukangisha iki se? Niba koko adasenga, umuntu udasenga ntakagukange, kuko nahandi akura imbaraga usibye kwa Sekibi, naho ukura imbaraga mu isengesho. Uzamutinye kuko utazi ikizamuvamo. Ubuzima bwawe bushingiye hehe? Wegamiye iki? Ushingiye hehe? Inzu yawe ushingiye hehe? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umupadiri umwe ngo yarakunzwe cyane muri paruwase, aho anyuze bamukunda cyane. Nuko igihe mu kimwe kiza kugera, bya bindi by'uko Nyakibi atarara bushyitsi, bagiye kumva bazamuha amakuru bati yewe wagize ibyago, papa wawe kubyara mu nda yapfuye. Umupadiri bagiye kubona uko bari biteze yakira iyo nkuru nk'umuntu ugize ibyago, abyakira nk'ibisanzwe, ntiyabiha n'umwanya. Bishoboke ko yagiye gushyingura, nta n'ikibazo agize. Abantu birabatangaza, uriya se yari se? Ko bakomeje kugenda bagibazaho ntibabone igisubizo. Umuntu agira ibyago tubone nkaho ntacyo bimubwiye. Bamwe bati wasanga ari ugukunda Imana cyane, wenda ababyeyi atakibaha agaciro. Bishoboke ko ariyo mpamvu atababaye. Nk'umuntu uri ku isi byari kwa ngombwa akababara ndetse rimwe na rimwe akarira kuko abuze umubyeyi. Ako kantu ntibakumva neza ibibaye. Uburyo ntacyo bibwira umupadiri. Mu gihe kimwe kiza kugera, hashize ikindi gihe, agiye kumva yumva indi nkuru mbi y'incamugongo ko mama we yitabye Imana. Abantu none bagiye kumufata mu mugongo, birongera birabacanga. Babona aho bari guseka, ari no kwinywera bikomeye cyane. Barangije ajya gushyingura nk'ibisanzwe. Nuko rero hashize iminsi mike, wa mupadiri bagiye kumva ko yavuyemo, atakiri muri iyo nzira yo kwihimana. Ati ndigendeye njya gushinga urugo, njya gushaka umugore, ntabwo nongera kugumamo. Bibabaza abantu bikomeye cyane, barababara barashavura. Ngo bamwe rero baza kugenda bamusanga aho yari ari, bamubaza impamvu avuye muri ubwo buzima kandi babonaga ari umuntu ufashe. Bamwe bagakeka ko impamvu avuyemo ari uko atakaje ababyeyi be bombi. Ntibabyumva, nuko rero bajya kumusiganuza. Maze wa mupadiri ngo arababwira ati impamvu mvuyemo nuko ariya ntari mbishimiye. Nari mpari kubera mama, papa ntacyo yigeze abimbwiraho. Nagiye kwihimana, papa ntiyagira icyo bimubwira. Niyo mpamvu nanjye apfuye ntacyo byambwiye. Hanyuma mama apfuye, impamvu nishimye, impamvu ntarize, ngiye kuyibabwira. Nuko mama njya mu isominari nkuru yarambwiye ngo uramutse utabaye padiri nzahita niyahura. Ubwo rero nanjye nakomeje isominari nto nkomeza inkuru kubera ko mama yari yarambwiye ko aziyahura. Nashaka kuvamo, natekereza uburyo mama agiye kwiyahura neza, nkumva nakomeza nkamureka ngakomeza ngashirira imbere, ariko ntazumva ko mama yiyahuye. Uko niko nabaye padiri. Niyo mpamvu mbonye mama apfuye ntabwo nababaye, kubera ko numvaga nanjye bohotse nduhutse, kuko nagiye mu isominari, nagiye kwa padiri ari itegeko rya mama, ari kubera mama, kugira ngo nubahirize mama, ejo n'ejo bundi mama atazandakarira. Niyo mpamvu rero kubera ko bombi bapfuye, kubera ko apfuye, kubera ko agiye, nanjye baye ngombwa ko nyine mpita ngenda. Nguko birangiye nanjye mpise ngenda. Nuko babandi bari baje kumubaza bataha batyo, sibye wahera, hahera padiri wavuyemo, frere masere padiri. Mbega wowe, ngiye icyo bita presiyo, gutugarika, kujyana umuntu nk'ingorofani, kujyana umuntu ku ngorofani ukagenda umutemereza, byajya kwangira ukamuroha nyine nko mu myavu, ukamuroha nko mu ngarani. Kandi byaba ngizo inzu zacu twubakiyeho akenshi ziba zishingiye ku bantu. Ukurira ifoto nawe koko biramutse bibaye, nukwibariza ndi kubaza, biramutse bibaye uri nk'uwihaye Imana, waragiye mu bihaye Imana, ujyanywe
n'abantu ujyanywe n'umubyeyi ngo ejo n'ejo bundi uzarakaza umubyeyi ukuri ifoto y'ukuntu waba umerewe muri ino minsi uyikurure ongera ukuri ifoto uri nk'umubyeyi mu rugo waragiye gushaka umugabo cyangwa umugore kubera igitutu cy'amawe na papa wawe utamukunda imbere ukajya unabimuhisha ntubimenye ntitubizi kuri iyo foto uburyo yabibishye reka dusoreze gutuntu dutatu tuze kongera gukwibutsa uko inzu yawe uyubatse ese ishingiye hehe wubakiye kuki wegamiye iki icya mbere twongere tuze kwisuzuma uno munsi niba tutubakiye ku bintu nk'amafaranga ukajya muhamagara uyu n'uyu kubera amafaranga kubera icyubahiro kubera ikuzo ry'abantu kubera icyubahiro kubera ibifaranga uza gukura kubera ibintu umunsi bya bintu byabuze uzikura ugende nanjye kuvuga ugende utanasezeye hanyuma unyere rero uti harya ubu wasanga ari abantu nubakiyeho ushobora kuba ufite abantu bakomeye mu miryango yanyu ushobora kuba ufite abantu baguha amafaranga abantu bakuzamura mu ntera abantu umunsi bapfuye uzabigenza ute nirinze kuvuga ko nawe uzahita upfa ariko reka tuvuge ko wanapfa no kuri roho kubera ko umubiri wonyine bigoye bishobora kukugora guhita upfa kubyumva ariko burya ushobora no gupfa uhagaze nguko ubuzima bwawe bushingiye ku bantu no ku bintu burya inzu yawe ntabwo binyine bikomeye aho ni ku butaka ni ku busa njyewe umuntu ndi ubusa ubuzima bwawe ukabushingira kuri njyewe aho waba wibeshye kuko nanjye ndi ubusa uri kwibeshya icya kabiri twazirikana reka tuzirikana amagambo y'umusaza Gamariyeli tujya tumva mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ubwo intumwa bari bazifashe bakazihondagura bakazikubita ati to ntimuzajya kwamamaza iryo zina ry'uwo muntu nuko ngo umugabo bita Gamariyeli ngo arabahamagara ati muze mbabwire shamwe abayahudi mwe izi ntumwe mureba abaha ingero ebyiri ati hadutse witwa Teodasi haduka n'uwitwa Yuda azahamagara abantu barabakurikira ariko igihe cyageze abantu baze gupfa abantu bakwira imishwaro abari barabeyotse bose nabo bahita bagenda batyo ntibongeye kuvugwa none rero ziriya ntumwa ndabasabye ngo muzihorere ni ibintu byabo bikomoka ku bantu ubwabyo bizisenya ariko niyo bikomoka ku Mana nubwo mwagira muke ntabwo muzigera na rimwe mubisenya kuko nyine byubakiye ku Mana niko wasenya uti ibintu byubakiye ku Mana muntu sije ko haburi inkunguzi ubundi wakwinjira gute mu kiliziya wasenya ibintu bya kiliziya ute ko kiliziya yubakiye ku rutane ariyo Mana ko kiliziya ari imwe ntagatifu gatolika kandi ishingiye ku ntumwa wakwihandagaza gutura umuntu ngo urayisenya uyigirire nabi amaherezo ni wowe uzaba uri kwisenya kuko yo nta na rimwe ari imiyaga hano ku isi nta na kimwe kizayisenya kuko yubakiye ku rutare ku Mana utari utajegajega reka dusoreze ku cya gatatu ni ibintu nyine bidakomeye igihe cyose uzashingira urugo rwawe ku babyeyi ku nshuti ku bavandimwe ku bintu bizarangira ubihiwe urugo rukunaniye umuhamagaro ukunaniye neza neza ukabihirwa n'urugo ukabihirwa n'urushako uzasanga za gatanye gucicikanya impande n'impande kubera iki nyine ntabwo mugeze mutegura urugo reka nkubwire wa muntu we ababyeyi bashobora gutegura ubukwe ariko akantu gaca karonka umubyeyi urugo rutegurwa n'umusore n'umukobwa rutegurwa n'abana rero ntitukihare ngo twakoze ubukwe bw'agatangaza ariko ngo zacu ejo n'ejo bundi zahirima kuko zarishingiye ku bintu zarishingiye ku bantu ariko nta buntu bw'Imana burimo ntibizagutangaze kuzabona wihaye Imana wabihiwe uhorana iminkanyari mu maso ahora avuga nabi umushiha umunabi nta kindi wasanga yaraviriyemo imbere kuviramo ukabura aho hari igitugu uriho igitugu cy'abakuru bawe igitugu cy'abakuyobora igitugu cy'ababyeyi aribo bagusunitse bakagenda bagusunika nk'ingorofani ukaza kurangira igihe nikigera ubwabyo bizirangiza ingo kundi upompa umupira ufite agatobore ugapompa nyuma y'igihe gito kuva wamukura arangiye uko niko bemerera nanone umuntu wese ushingiye ku bantu agashingira ku bintu ubwo ari kuviramo imbere abantu bose bagenda baviramo imbere ukaviramo imbere burya umuntu mubi nuviramo imbere karangira nyine bwa buzima bwawe ushingiye ku bintu ubundi ukazirangiza ukazarangira utishimye ukazarangira nyine utari kubona Imana mbega bibi
kurusoza ubuzima utabona Imana. Dusaba uyu munsi natwe kugira ngo ibyo dukozeho byose bibe bishingiye ku Mana. Mbere yo gufata urugendo ujye ubanza usenge utabaza Imana uti Nyagasani ngwino umperekeze. Ibintu byose ugiye gukora uvuga uti Nyagasani ngwino abe ari unshoboza, abe ari ubyikorera. Ino mirimo ntabwo nayishoboza, Nyagasani abe unshoboza. Buri gihe cyose ubanze uhamagara Imana, buri gihe cyose ubanze wereke Imana ko wowe utishoboye ndishoboye, dukeneye ubuvunyi bw'Imana ko yewe Imana dutabare. Mutagatifu Yohani Chrysostome udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari masomo kuri Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.